Iyo urebye usanga ubuzima bukomeza kugenda bugana habi. Isi ikomeza kugenda yimika ubugome kurusha ibindi bihe byose byabayeho. Ni ibintu bikomeje kwiyongera aho benshi bibaza impamvu yabyo ariko bikayoberana. Tugiye kurebera hamwe inkuru ivugwa mu karere ka Rusizi, ni mu ntara y'Iburengerazuba, aho umukobwa yasanzwe yishwe, ubu hakaba hataramenyekana abamwishe, dore yuko ngo amaze n'iminsi yarishwe. Aha ni ku Ibendera TV, ni mu nkuru n'ibiganiro tubagezaho. Turabibutsa gukora like, share na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Ikaze. Mu karere ka Rusizi hatoraguwe umurambo w'umukobwa uri mu mufuka yitabye Imana. Amakuru agera ku Ibendera TV avuga ko umurambo w'uyu mukobwa utaramenyekana imyirondoro ye watoraguwe mu gikari cy'inzu z'ubucuruzi mu mudugudu wa Rushakamba mu kagari ka Kamashangi mu murenge wa Kamembe, ni mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba. Ubuyobozi bw'umurenge wa Kamembe bwabwiye Umuseke dukesha iyi nkuru ko amakuru yamenyekanye nyuma y'uko umwe mu bacuruzi yumvise umwuka utari mwiza hafi y'aho akorera, hanyuma yajya kureba agasanga ari umurambo, bishoboka ko waba wari uhamaze iminsi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kamembe, Iyakaremye Jean Pierre, avuga ko bakimara kumenyeshwa ayo makuru ahagana saa 2 z'ijoro zo kuri uyu wa 31 Nyakanga mu mwaka w'2023 bahageze bakahasanga uwo murambo koko. Uyu muyobozi agira ati ni mu gikari mu mazu y'ubucuruzi. Umwe mu bacuruzi yasabye agafunguzo ngo ajye mu bwiherero, maze yinjiyeyo yumva umwuka utari mwiza, arebye neza ahasanga umurambo w'umuntu witabye Imana. Uyu muyobozi avuga ko akimara kubona uwo murambo yahise atabaza RIB na polisi ndetse n'ubundi ubuyobozi, maze bahageze basanga ni umurambo w'umuntu w'umukobwa, ariko kugeza ubu bakaba nta myirondoro ye iramenyekana. Gitifu Iyakaremye avuga kandi ko abishe uriya mukobwa babikoranye ubugome, kuko ngo bahise bafata umurambo we bawuzingira mu mufuka bawushyira aho muri icyo gikari. Bishoboka ko waba wari unahamaze iminsi kubera ko ngo wari utangiye kuzana impumuro itari nziza. Aha agira ati bigaragara ko uwo mukobwa yari amaze iminsi nk'itatu yishwe. Mu gushaka kumenya icyaba cyihishe inyuma y'urupfu rw'uyu mukobwa, uyu mukobwa, uyu muyobozi avuga ko hanzuwe ko hazitabazwa laboratwari y'ibimenyetso bya gihanga, hagapimwa hakamenyekana amakuru yisumbuye ku rupfu rw'uyu nyakwigendera. Gitifu yavuze ko nubwo hakiri urujijo ku bishe nyakwigendera, hari abantu babiri barimo umuzamu n'uwatanze amakuru bamaze gutabwa muri yombi, aho bari gukorwaho iperereza. Uyu muyobozi yasabye abaturage gukorana bya hafi n'inzego z'ubuyobozi ndetse n'umutekano, by'umwihariko buri muntu akaba ijisho rya mugenzi we. Reka inkuru y'uyu munsi tube tuyisubikiye hano, dutegereze ibizava muri iri suzuma. Mu gihe hazaba hagize ikimenyekana cyisumbuyeho ku rupfu rw'uyu mukobwa, iyi nkuru tukazayigarukaho. Ni ku Ibendera TV, nitwa na Cretin Rushwa. Ndabibutsa kubana natwe mu biganiro n'inkuru tubagezaho, mukora like, share na subscribe, ndetse mbibutsa no gusangiza inkuru tubagezaho inshuti zanyu. Ni ku Ibendera TV. Mwirirweho, mugire amahoro n'amahirwe.